Okay, nk'ibisanzwe ni Yego Talent Rwanda TV show igamije kuzamura impano z'urubyiruko zigiye zitandukanye mu mamezodojen ndetse no mu duce dutandukanye tw'igihugu, aho gahunda twihaye ari kugira ngo tube tuha platform yo kugira ngo bagaragazeho ibibagenewe cyangwa se ibyo bafite kugira ngo nk'abanyarwanda mubimenye. Reka nagere tuza rero abantu bari mu duce tugiye dutandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasira bwaryo, iburengera bwaryo, babwire ngo mukomeze kugubwa neza ndetse mukomeze kudukurikirana kugira ngo video nyinshi zitandukanye z'urubyiruko baba bafite impano mujye mugenda muzikurikira. Ntago twigeze tuvuga ko turi twenyine, nabwo nkuko muri kubibona turi kumwe n'umukobwa ukiri mutoya, araza kugenda atubwira byinshi cyane bimuturutseho cyangwa se bimugaragaraho kugira ngo tubashe kumumenya uwo ari we maze atuganirire. Ariko mutaze kwibagirwa kugira mukora subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro ndetse na video tubaha ubwo tubitse ko dukora ibitaramo kane mu mwaka, mu kwa gatanu, mu kwa munani, mu kwa 10 ndetse no mu kwa 12. Agiye gutangira rero twibwira amazina ye n'icyo akora. Ntibisanzwe ntago duteranye twenyine, ntago turimo tugaragara twenyine, ahubwo imbere ya kamera turi kumwe n'umujene ukiri mutoya, n'umwari afite inzozi zigiye zitandukanye. Agiye kutwibwira atubwira amazina ye n'icyo akora. Murakoze, amazina yanjye ni Twigiremeye Promise, ndi umufashion muri agency ya M Fashion. Urakoze cyane. Ati ni umufashion wo muri M Fashion. Ugiye gutangira nkubaza ikibazo gifitiye amatsiko, nkanjye ntago mbizi ndetse n'abari kukureba ntago babizi. Ugiye kudutandukanyiriza ibintu bibiri, umufashion n'umumodo batandukaniye? Aha, katutangire ku mufashion. Fashion ni umurika mideli. Wehe nyine ikintu akora ntago ari kugenda gusa, ahubwo abamurika imyenda. Sorry. Komeza tubwire nta kibazo. Ndabicuritse ikibazo. Oya ntacyo. Oya nese urajya ngo nzase nabicuritse. Tubwire. Sorry. Nago we tubwire. Okay. Umumodo ni umuntu umurika imyenda mu fashion yakoze. Fashion ni umuntu ukora imyenda nyine, arayikora. Iyi myenda yose twambara ikorwa n'abafashion. None umumodo w'icyakora ni ukuyimurikira rubanda abinyujije mu ngendo ye. Okay, urakoze cyane. Nkuko yagiye abitubwira, yagiye abicurika, arabicurukura, ariko birangiye abitubwiye neza. Ni ukuvuga ngo noneho tubwire, wiyumvishemo ko ushobora gukora ibijyanye na fashion cyangwa se modo ryari, stage ya mbere wayigiyeho ryari, ubwo uragenda ubikurikiranya ku murongo? Mfite imyaka 13 nibwo niyumvishemo impano yo kuba naba umumodo. Narabikundaga nkanabikora, gusa byagiye binca intege kuko hari aho nabikoraga stage ya mbere nakoze yarapfuye nyine, bakajya banaduhakura. Gusa igihe stage official nakoze ya mbere nayikoreye ahitwa Yego Center Kabuga, byari byiza, narabikunze, byamaye na inspiration yo gukomeza. Okay, urakoze cyane. Uravuze ati stage ya mbere wayikoreye mu kigo cy'urubyiruko cya Yego Center Kabuga. Wiyumvishe gute? Byari byiza kubona hari abantu bari kumfana bwa mbere ku buzima bwanjye mbayeho, narishimye, byaragatangaza. Aha, ababyeyi baje kubyakira gute nyuma y'uko, cyangwa se abenshi iyo bavuze ko bagiye kujya muri fashion cyangwa se modo nk'uko mukunda kubyita, abenshi bakunda kubyanga ngo umuntu yabaye ikirara, yagiye kwambara ubusa, ibintu nk'ibyo. Wowe umubyeyi abimenya cyangwa se ubimubwira yabyakiriye gute? Ntabwo napfuye kubimuturaho gutyo, nagiye musaba uruhushya buri uko ngiye muri practice. Kuri stage namusabye uruhushya, yabanje kubishidikanyaho nk'abandi babyeyi bose kuko twari butaye duririnze. Gusa yamaye musaza wanjye turajyana, musaza wanjye niwe wabaye ikimenyetso, arabigaragaza. Yaraje kukurinda muri make? Yego. Aha,
ni byiza niba warabonye ko babyakiriye neza ndetse nawe ugakurikiza cyangwa se ugatanga proof y'uko ibyo ugiyemo nta kibazo. Reka twigarukiye kuri Promesse mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe Promesse ni muntu ki uteye ute? Nde turaza kugaruka ku murimo ukora tubwiye nk'umurika mideli, umurika imyenda nyuma gato. Promise ni umukobwa usanzwe ubayeho ubuzima busanzwe wiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Navuga ko ni umukobwa ugira akavuyo, arasakuza, gusa nanone n'umuhanga kandi akunda kwesipira abantu no kubagira inama. Akunda kurya nubwo atabyibuha cyane, akunda siporo kandi nagakunda kujya mu mico mibi. Afite ababyeyi beza bamugira inama, bamukunda, banamusapotinga. Urakoze cyane, bivuze nk'iwanjye ntabwo nzagutumira niba ukunda kujya cyane kandi ko batabyibuha. Reka twikomereze noneho tugaruke kuri ku bintu watubwiye. Ese ko ndagaruka ku kibazo, hari uburyo ukunda kujya mu kintu bitewe n'uko wabonye ko inshuti zawe zakigiyemo ukumva wabakurikira. Ese wowe ni iki cyakwespiye cyangwa se cyakuzamuye kumva ko ushobora guta ibindi bintu byose ukajya mu bumodo cyangwa se ukajya muri fashion? Ikintu cyanyespiye, nari mfite inshuti ikunda gukora fashion, ikajya inshishikariza kureba utureels ko ku ma TikTok, ku ma Facebook, ngareba ibintu abandi baba bari gukora. Urabizi nyine abazungu bo bateye imbere kuturusha, ngareba bo ukuntu babigenza, nanjye nkumva ndabikunze. Nakundaga na showbiz cyane kuko numvaga njye mu nzozi zanjye nshaka kuzaba famous. Koze cyane, wisurasa ku ntego. Ese muri ino minsi showbiz uri kubibona gute? Uyu munsi wa none bijyanye no kuba n'ibyo ukora n'ubufashoni ndetse n'ibindi bitandukanye n'ubuhanzi, urabibona gute muri ino minsi? Kanyivugire ku bya modo kuko nibyo nkunda cyane. Modo yo mu Rwanda iri gutera imbere cyane, dusigaye dufite ama agents arenze, yatendinga ibirori byo hanze, mbega nyine turi gutera imbere cyane. Iby'ubuhanzi nabyo sinjya bireba cyane, ntabwo mba ndi interested yabyo, rero nkundira modo nyine nibwo buzima bwanjye. Ibintu birimo muri showbiz cyane muri ino minsi harimo gushwana, harimo guterana amagambo, harimo ibintu by'amatiku. Ubona bikwiye kugira ngo tubashe kuba twazamura impano zacu? Ubona bikwiye kugira ngo tubashe kuba twakerekana ibikorwa byacu? Wowe byumva gute? Njye ikintu ntekereza, kuba twatongana cyangwa nyine twazana amashyari muri twebwe ntabwo byaba ari byiza. Ahubwo igikwiye ni uko twashyira hamwe tugasapotingana kugira ngo turebe ko twese twatera imbere kimwe, twese nyine tubashe kubona inyungu kuko twese tubizamo dushaka inyungu. Twakorera hamwe tukanasapotinga, n'ufite icyo arusha abandi akabafasha. Urakoze cyane. Dukomeze noneho, hari uburyo kandi si ukuvuga ngo ni n'uburyo abenshi b'abamodo, abenshi b'abahanzi cyane cyane bakiri batoya turimo turatunga urutoki cyangwa se barimo baradutunga urutoki ko uko tujya mu iyo myidagaduro mowa nanone twongera kwishora mu bijyanye n'ibiyobyabwenge ndetse n'abangavu batwara inda zitateganyijwe ndetse n'ibiyobyabwenge ndetse na virusi itera sida ikaba nyinshi mu rubyiruko. Ako kantu urakadusubiza byibuza mu munota umwe, udusobanurire uko ubibona, ni iki gishobora gukora? Ese koko ibyo bavuga ni byo? Ibyo bavuga ni byo. Tugenda tubibona kenshi mu mashuri, mu bigo by'amashuri, tugenda tubibona nyine ahantu henshi mu rubyiruko, ibigo byinshi bihurirwamo n'urubyiruko rwishoye mu biyobyabwenge, ubusambanyi, ibintu nyine bidafite agaciro. Gusa icyo mbona cyakorwa, hashyirwaho ubukangurambaga kandi hagashyirwaho wenda n'ikigo cyajya gihuriza urubyiruko hamwe, wa mwanya tujya kwishora muri ibyo bintu, hagashyirwaho wenda nk'amahugurwa yajya nyine ashingiye ku bintu bikurura urubyiruko cyane, kuzina, kubyukenye,
mbega nk'ibyo Yego Talent Rwanda yakoze tukabisapotinga kuko bituma tutagira umwanya wo kujya nyine gutekereza kuri ibyo bintu. Warakoze cyane, ako kantu uvuze ni akantu k'ubwenge, kuko ese ni gute noneho icyo uri gusaba urimo urasaba ngo noneho nk'abahanzi nko muri showbiz bafate uburyo bashobora gutambutsa message ariko biciye muri entertainment, niko ushatse kuvuga? Uvuze ngo wari muri sabira amahugurwa ashobora gukoreshwa abahanzi cyane cyane nk'uko wari ubivuze ko Yego Talent Rwanda ibikora, kandi koko ari nayo mpamvu turiho, ni uburyo bwo kugira ngo tubicishe muri showbiz ariko nk'urubyiruko no tujye tubaha ubutumwa. Icyo ukeneye no nuko bashobora kuzamura ibijyanye no gusapotinga ibyo bikorwa biza muri entertainment bigatanga message. Urakoze cyane. Watubwiye ko ukorera muri M Fashion. Ese M Fashion ni bundi twarebye ku gice cyawe, tubwire M Fashion wayigiyemo ryari, ese aka kanya ubona ihagaze gute, mufite nk'iyihe ntego byibuza mu myaka 3? M Fashion imazemo amezi agera muri 5 kuva nayizamo, yagiye itera imbere, ariko nanone nyine ntabwo twahita dutumbagira cyane, tugenda tumanuka bitewe nyine na budget tuba dufite. Ikintu mbona rero twebwe goal yacu nuko nyine nk'uko twabijemo turifuza gutera imbere, tugateza imbere impano zacu kandi zikagira n'icyo zitwinjiriza. Mu myaka 3 rero ntekereza ko tuzatugeza ahantu heza kuko turimo turakora neza kandi twashyizemo imbaraga mu bufatanye bwacu. Urakoze cyane. Noneho tugiye kujya mu tubazo ugenda usubiza rimwe rimwe. Ukiri muto wumvaga uzaba iki? Numvaga nzaba umuhanzi. Wumvaga uzaba umuhanzi? Wumvaga uzaririmba? Wadukubitiye akantu rero. Niba koko wumvaga uzaba umuhanzi ukiri muto, kandi na n'ubu tubona ukiri muto, dukubitaho byiza nk'akaririmbo wabuze. Ushaka kahe? Ako ushaka byibuza nk'amasegonda 6. Amasegonda 6. You're my best friend, you're my husband, you're my soulmate, just my best friend. Urakoze cyane. Ndumva aka kanya wumvaga uzaba umuhanzi ariko kano kanya uri umumodo. Ibyo bintu bihuza gute? Ibyo bintu naje gusanga urukundo mfitiye modo ari rwinshi cyane kurusha. None se ko bishoboka ko ushobora gukora ibyo bintu byombi, kuki utabikoze? Ko ushobora kumodaringa cyangwa se kujya muri fashion ukanaririmba, kubera iki? Umuhanzi nazanatekereza, ako modo nari mfite gukora practice nyinshi ngabanza nkayishyiraho. Urakoze cyane kudusobanurira. Noneho twagiye, ukiri muto ni ikihe kintu wigeze ukora gisekeje nawe kusetembereza ku buryo n'umubyeyi iyo arebye aho gataka kana kanjye ibintu kakoze nawe ubwo ukabyibuka? Ni iki? Oya, kandi nyine ari cyo kintu tubwire nta kibazo. Ndabyibuka mama na papa bari bafite date. Bari bafite date. Bafite date? Noneho papa yaguriye gift mama. Noneho iyo gift nyikunda kurusha uko mama yari yayikunze. Iyo gift mashije kuyishaka cyane kurusha uko mama yari yayishatse, bonye papa yanze kuyima, ndayihisha nyine igikapu yari kwijyanamo nshyiramo ibindi bitari yo yari kujyana. Ndangije papa agiye kuyimuheza nyine asanga ibyo nashyizemo, baratashye narakubiswe muje. Wowe wumvaga umeze utese? Numvaga nyine ngende kurwanira icyo nshaka. Wumvaga uri kurwanira ikintu ushaka? Ariko mu by'ukuri urumva ko ntabwo byari ibyawe. Ese ubwo wari ufite imyaka ingana? Nari mfite imyaka 7. Imyaka 7. Icyemezo bafashe wacyakiriye gute? Nk'umubyeyi bari kugukubita cyangwa ubwo bari kukurekera impano ukayiba? Yewe ikintu naraka kanya nyine ko kuri icyo kintu yari yagikunze cyane. Gusa kanya numva bari kukindekera kuko ubundi barankubise bahita bakindekera. Bahita bakikurekera. Okay, noneho ni iki wigeze ukora mu ishuri kikaba
nyine ku buryo n'abanyeshuri badashobora kwibagirwa. Okay. Nagiye imbere ngiye gusubiza ikibazo mwarimu yarambajije, ariko nyine ntabwo nari nakurikiye isomo rye neza. Noneho ngeze imbere aho gusubiza ibyo bambajije ntangira kuvuga ibyo batambajije. Noneho mwarimu yajya ambaza ibintu nkamusubiza indi, kuko mu by'ukuri ntabwo nari ndi mu ishuri. Urakoze cyane. Noneho twagiye akandi kabazo. Watubwiye ko ufite imyaka 17. Umuhungu wa mbere yaje kuri date nawe ryari? Okay. Ashize imyaka 3. Wabyakiriye gute? Jewe ndakuza n'umukobwa wikushije nyine, narakana kikushije. Numvaga nyine nanjye ngiye kuri date kuko nababara kuko byatangiye. Urakoze cyane. Noneho ni iyihe ntego ufite mu myaka 3 wowe ubwawe uribona he mu bijyanye no kumurika imideli? Intego yanjye numva basi naba ndi umukobwa uzwi, buryo hari amakampani yaba arenze yamamagara ngo nyamamarize imyenda, cyane ko nanjye ubwayo nifitemo talent yo kuba nawe mu fashion, n'imyenda yanjye nagiye nkora nyine ikaba yaboneka ahantu hose. Urakoze cyane. Gira ikintu ubwira abakunzi cyangwa se abantu bagukurikirana mu bijyanye no kumurika imideli ndetse n'urugendo ufite wifuza kuzageraho mu minsi iri imbere. Okay. First of all, ndibwirira abajene ko nibo dukorana cyane. Niba ufite intego yikurikira, nubona hari talent ufite yikurikira, kuko muri iyi minsi akazi karabuze bro. Nyine dushyiremo imbaraga, niba ufite talent aba ari yikurikira cyane, kuko ishobora kuba yavamo umugati. Kandi ikindi twirinde ibiyobyabwenge, twirinde kwishora mu busambanyi, si byiza nta nubwo bigezweho. Kandi ikindi mudusapotinge, mujye kuri TikTok zacu M-Fashion, mukomeze mudusapotinge, ndetse n'abadusapotinga turabakunda cyane. Abantu 3 ushimira mu rugendo rwawe kuva ubwo utangiye ndetse naho ugeze ubu? First of all, ndashimira ababyeyi banjye, ndashimira inshuti zanjye n'umuyobozi wanjye. Urakoze cyane. Yego Talent Rwanda igamije kuzamura impano z'urubyiruko, twari turi kumwe n'umujene ukiri muto mu fashion ukeneye kuba yazamura impano ye mu buryo butandukanye. Yagiye babwira ibyo yagiye akunda cyangwa se n'ibyo yifuza kugeraho. Niba rero ukunda kuzamura impano, shyigikira aba bajene bafite inzozi zabo bifuza kugeraho. Udukurikirana no kutubwira muri comment, tukatubwira ese wamubonye ute? Niba hari icyo wifuza kugufasha nabo, bavuze ko bakorera muri M-Fashion, bakorera mu kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Gasabo. Ushobora kubasura cyangwa se ukubandikira kuri social media zabo, ubundi ukaba wabafasha. Nizere ko mutari kugenda mudakora subscribe, ndetse kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nk'uko nabibabwiye, dutangiye dutegura ibitaramo 4 mu mwaka, mu kwezi kwa 5, mu kwa 8, mu kwa 10 no mu kwa 12.